ntwari have ntunyegere oya ngabo ntunyegere ntwari oya ngabo ntumbwiye ko ugiye kubikora ntunyegere ngabo hoya ntumbwiye ko ugiye kubikora reka n'ubundi napfuye kera ntunyegere ntago nkubuza kwiyahura ahubwo mbwira ntago nkubuza kwiyahura oya ngabo nibishoboka ndeka imyenda yitanga ndeka oya ngabo ntago nabyumva nihorera ese guma aho ngaho ntago nabyumva ntago nabyumva ngabo tugende wabaye iki oya tugende wabaye tugende ngabo oya ntabwo byakunda tugende urashaka kwiyahura bora n'ikiraro mbona igiti nagomba niyanze nanjye bisenseko nagomba niyanze tugende umbwira oya ibyo bintu ntabwo nabyumva oya ntabwo byashoboka oya fata banza wambare ibintu birakomeye kabisa njye mfite ikibazo cyo kumenya urukundo gute wa muhungu urukundo gute wambabariye nibuka wa mukobwa nakubwiraga bita Fiona ndamuzi wandi kunyaga muzabana byagenze gute izi bintu yankoreye bigatuma uza kwiyahura abyihoreye wa musore uko nanjye atari njye ngambwiye ibintu yakoreye ni ibiki ahantu narinje ko mbona rufite ubwoba nta kundi rega nanjye ndi umuntu urukundo n'aha hantu ipu ngaho mbwira nyine Oh no! Ani, nibinyito. Ese kutakomanze we bite? Amasaha yose nakomanze nibi wari wibereyemo. Ujana gukora iki? Ubundi sura urusaza n'urwa. Ntabwo bikureba ngiye icyo ujana. Ubu nawe wakuze wabaye umusitari. Mfasha ugasohoka muri iyi nzu. Niko muze. Uzi ko nagufungisha aho. Maze gufungisha bangahe? Sherirekana na wamfasha ugasohoka. Asura komeje. Discipline imeze mute? Na numuzamu numuboyi niki? Sheri mwihorere. Reba urusaza ariko. Ntabwo imyaka yawe yizi. Ndi umusaza basosha. Robangatanu turabo twe tuzana amadolari sha. Gasore. Banza wige gukurira amafaranga uzabukundana. Na hano ntabwo mfite jardin yo gushiramo ibintu mfasha. Forget about it. No. Sa nyine nuko byagenze. Mwihorere umukobwa so tuma yambura ubuzima. Ahubwo twigendere. Twigendere.
ahubwo twiyende ubwo uko mwemera uri Fra, ni wowe? Nyabiza njye ntanga mituweli zo mu mudugudu iwanyu cyangwa Ni wowe watumye njya mu rukundo rwanjye nawe Numa? ugatuma nanga Yese mfite ngabo. telekomande mu buzima bwahituma ugufatira ibyemezo ngewe Oya, uri umwana mubi. Nanze ngabo. basanga n'abantu bari kuganira ntusuhuza uhuza uruka uri ku bugambo bw'ubugoryi gusa ngabo ze ni ikipe ya he Ni umukunzi wanjye wa n'uwawe ntago ari uwanjye Kuki se watumye mwanga? wenda wabaza uyu nguyu icyatumye nkwanga njye ntacyo nzi sibyo bebe Ubu wimbwa gusa. ntacyo urabona ubu nibwo rero ubuzima bw'ubutamu bugitangira nshaka kuguhereza utuntu n'utundi Uyu muhungu ari kukubeshya. Uyu ni umva tazaza n'ibintu by'amagambo nkahita nkusata uretse sheri reka ntanga isomo tazaza n'ibintu by'amagambo nkahita nkumenagura we man nihanye ibiganza byanjye kugira umuntu bikora utazatuma niyanduriza ibiganza sheri tuza humeka mamarani ntabwo nagenda n'agakosoye Ngura ngo ugiye kwiyahura. Sha. Wari ugiye kwiyahura. Ninde umfashe mwari we ninde umfashe mwana Ntago muzi. Urukundo ibyanyu nabyivangamo. ntago namufora ninde se wari uri kureba ibyo sheri baba bari kumukorera Rasa aracyari sheri wanjye ko namwanze ubu kera noneho wanyemera cyane rwose Niwumva ibyo nakubwiraga. N'umunsi utaranacamo uhise umubona. gusa yari ugiye kureba iki nonse wari wumvisha atamamata ahubwo hamagara se ko mwarekanye uri wari uri kureba iki igendere